Okay, njyewe twatangiye project urumva nagiye kureba izi ndabwigeze nambwira ni wakirara ngomba kumakora yego umuji wanjye uri inshuti yanjye kandi uri kubona ndi kugerageza gake gake so please help me nambwira ati rwana nakwimakora bona yandiko kubyumva so dutangira project tujya kwa Ele arambwira ati jya kwa Ele wowe genda uje kwa Ele dukore so Ele ndamutigita dutangira project icyo gihe dutangira project ntabwo yari mu Rwanda yize yego yari ya flying yari yagiye asigahora mu ndege yagize n'imodoka wow so twajya tuvugana video ko ndi muri stu ngati icyo kibiti ni ikicanye noneho iyo ngiyo ndasa turayica yego aje dutangira recording ko yaje ibintu bisa nkaho bigezemo hagati twarakoze ama melodies everything dutangira kujya tujya stu tubikoraho hanyuma twarumvikanye nyine percentage this and this ibintu byose ariko narumvikanye na easy noneho sasa rero management zacu nizo zaje kubijyamo zirabitopye urumva zabigiyemo twatangiye shooting twatangiye ibintu byose indirimbo twayirangije yego batangira kujya mu bindi bintu nyine bisaba ko noneho urumva mwabitangiye nk'abahanzi b'inshuti yego ariko bise biza noneho muri yo byageze indirimbo yari ihari audio irimo Chris Hizumu nawe urayifite yumva ndayifite ayiwe hanyuma management zapfuye iki bo bapfuye ama percentage n'ibindi ntazi ni ibyabo ariko byumva nge ndi umusani ntago byarangiye fresh gusa nyine nta kibazo barakubwiye bati ntago bikunda ko iyi ndirimbo yisohora na izi urayikora we nge aha niyo information nakiriye kuva muri management yanjye gushaka Ele mwongere mu recording muhindura ibyahindurwa hanyuma mu isohore wenyine akaruta kandi karakamira ngo wari ufite tsunami ariko ku rundi ruhande Foromiana nayo ibirabonetse nari mfite tsunami Foromiana bashobora kuba bayifite I don't know